Shalom, shalom, mw'Imana w'umugisha. Turabakiriye kuri True Salvation Harvest. Imana ibaho umugisha mwinshi mwe mudukurikirana. Mukomeze muhezagirwa aho muri. Rero tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kuguma muri Yesu neza. Kuguma muri Yesu neza. Tugiye kureba niki cyatuma uguma muri Yesu neza. Abantu turi muri urugendo, wakira umwami Yesu wamuhaye ubuzima bwawe, nje kubwira ngo umugumemo neza. Umugumemo neza ni iby'igiciro cyinshi n'iby'umumaro mwinshi cyane. Kuguma muri Yesu ni iby'igiciro, niyo assurance ikomeye cyane muri ubuzima dufite. Iyo turi muri Yesu tuba turasire kurenza izindi assurance ubundi bwishingizi bwose twajyamo. Muri Yesu ni hantu hazima. Muririmbyi yaririmbye ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Uwo ni umuririmbyi, nanjye nje kubwira ngo guma muri Yesu neza. Kuguma muri Yesu neza, umugumemo. We wamwakiriye ntumuvemo. We wamwakiriye, iyo ni wumve ko uri mu ngobyi, uri mu mababa, uri mu mababa ahantu udasha, wumve uri comfort. Hallelujah. Nubwo ibigeragezo byazaba byinshi, nubwo bikurwanya byaba byinshi, nubwo intambara zizaguruka uri muri ubuzima, ariko niba warakira umwami Yesu mwikomezeho, niba waramwakiriye ushora imizi muri we, niba waramwakiriye umwikomezeho, ntumureke kubera situation uri muracamo, kubw'ibintu ucamo bitandukanye, kubw'ibihe uri muracamo. Haleluya. Kubw'intambara zitandukanye ducamo muri ubu buzima. Yesu yaravuze ngo muri mwese mufashige mu ntambara. Dufashige mu ntambara, ariko iyo turi muri we, iyo turi muri we, tuba dufite ubwishingizi bukomeye. Iyo turi muri we, turimo ndani, tuba turi protege. Intambara duhura nazo ntabwo iyo zije, iyo urimo neza urarwanirirwa. Yesu nashimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri Yohana 15 umurongo wa mbere. Muri Yohana 15 wa mbere haravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri. Yesu yaratubwiye ngo ni umuzabibu w'ukuri. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo wuhira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryaganya amahage, naryo ngo rirusheho kwera imbuto. Yesu nashimwe. Ngo none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri rye. Haleluya. Mumaze kwezwa, mumaze kumwakira, mumaze kumva iryo jambo yababwiye ko yabakunze yabatoranyije, iryo jambo rizima, iryo jambo ryatubatuye rikadukura mu mwijima mwinshi, rikadukura mu rupfu rukomeye twari dupfuye, tuzize ibicumuro, tuzize aho tuvuka. Yesu waturokora urupfu rukomeye, aravuga ngo mugume muri jye. Haleluya. Nje kubwira ngo guma muri Yesu. Wa mupapa guma muri Yesu, wa mubyeyi we guma muri Yesu neza, wa musore we ugume muri Yesu, wa mukobwa we guma muri Yesu. Kane aratubwira ngo mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Haleluya. Urumva iyo partnership, guma muri we nawe agume muri we, guma muri we nawe agume muri wowe. Ijambo gatanu aratubwira ngo gatanu haratubwira ngo umuntu wese uguma muri jyewe, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari nta kintu mubasha gukora mutamfite. Uguma muri jye nkaguma muri we, ngo umuntu niwe wera imbuto nyinshi. Nubona imbuto zakunani bitari kugushobokera, uri guca mu bintu ukabona ntibiri gukunda, nuca muri ubuzima ukabucamo nkawe ntabwo uzabushobora. Yesu yaravuze ngo nta kintu mubasha gukora mutamfite. Nuba muri ubuzima uri kumwe na Yesu, ari muri wowe, uri muri we, uzaba uryohewe cyane. Kuko ijambo ryaratubwiye ngo nimuca mu mazi ntacyo azabatwara, nimuca mu mazi ntazabatembana, ngo nimuca mu muriro ntacyo uzabatwara, kubera ko muri kumwe na Kristo. Yesu yavuze ngo ntacyo ubasha gukora utamfite, ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Nguguma burije nkaguma muri ngo umuntu niwe wera imbuto nyinshi. Imbuto wera muri ubuzima zigaragaza igipimo cya Yesu uri muri wowe, kigaragaza igipimo ufite cyo kwizera Kristo, cyo kumwizera no kumwiringira. Gatandatu aratubwira ngo umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye. Umuntu utaguma muri jyewe, wowe ujyamo ejo mu gitondo nimugoroba ugacomoka, wowe ujyamo uyu munsi iminsi ibiri muri ugacomoka ajya hanze ni habi.
hari hanze abamasega n'imbwa ziryana, uzahura n'ibintu byinshi cyane ibikumenasa, ibigukwangiza. Ntabwo waba muri ubuzima utari kumwe na Yesu ngo bikunde, kuko si wowe uriho, Kristo muri wowe niwe ufata control. Yesu agucisha ahantu, mucana ahantu wowe utakabasha utaca, agushoboza ibintu wowe utashobora, kuko ijambo ryaratubwiye ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Akunyuza ahantu, unyura ahantu ukibaza niba ari wowe hanyuze, uca mu bintu bwabo abantu babona ko upfuye, abantu babona birangiye, wo kumva urakomeye, kuko ntabwo ukomejwe nawe, nta nubwo uri kubicamo nawe wenyine. Uwo muri kubicanamo afite amaboko magari, uwo muri kubicanamo arakomeye cyane, ni umunyembaraga, ni intwari ku rugamba. Haleluya! Mureke dusobanukirwe Yesu neza, twakira imbaraga ze no gukomera kwe. Mureke tumwizere, mureke uyu mugabo ukomeye cyane utanga icyubahiro. Niba uha abisi icyubahiro ari ukibaha, menya ngo warakomeye cyane, menya ko uwo muri kumwe. Niba ubwami bw'isi, ijambo ryatubwiye ngo iby'isi, mureke iby'isi bigisha iby'ijuru. Niba ubwami bw'isi bukomera bukagira protection, bufite security, ubwami bw'isi bukomeye, menya ngo ese utanga icyo cyubahiro ushyiraho ubwami, ese icyubahiro cyafite kiroroshye? Utanga iki cyubahiro, icyubahiro afite urumva uburemere gifite. Ijambo ratubwira ngo uwo jambo yahozeho nta cyaremwe kitaremwe nawe. Uwo Yesu nkubwira niwe jambo yahozeho, nta kintu kitaremwe nawe, niwe nyirubasha bwose n'icyoro cyose. Niwe rero wiyambuye icyo cyoro no gukomera, yigira umuntu kugira ngo aze yisanishe natwe, narangiza twireherezeho, adukure mu bubata n'urupfu rukomeye twari dupfuye. Niwe wemeye gusiga icyubahiro n'ubwiza no gukomera, avuga ngo birakwiye ko njya gucungura umwana w'umuntu nkamuha ubuzima, nkamuha kubaho, yemera kubambwa ku musaraba kugira ngo twebwe tubamburwe ku ngoyi izo arizo zose. Yarabambwe, twe turabamburwa ku bubata bw'ingoyi z'ibyaha, ingoyi z'ubukene, ingoyi z'imivumo yose, ingoyi z'uburwayi, ingoyi z'imiruho, ingoyi z'uburyo bwose. Iyo wakiriye Yesu ukamugumamo neza, ubasha kuba mu buzima urareyisisa. Ntabwo aba ari wowe ukiri wowe, ntabwo aba ari kiri wowe, ni Kristo muri wowe. Haleluya! Niyo mpamvu kumwakira no kumusobanukirwa ari iby'igiciro cyinshi cyane. Kumusobanukirwa imbaraga afite n'ububasha. Uwo jambo yahozeho nta cyaremwe kitaremwe nawe, yari umukozi w'umuhanga, niwe nyiri icyubahiro cyose. Niwe uha abami kuba abami, akimika abami, akimura abandi. Niwe uha umuntu gukomera, biratubwira ngo arakenura kandi agakenesha. Niwe wenyine ukuri kuzima agashyira ubuntu. Niwe wajyanye imfunguzo, wambuye imfunguzo umwami w'umwijima, ajya gukura yabera, abakuri kuzima arafungura, abakura mu bituro, afite ubutware. Ijambo ryaratubwiye ngo akuri kuzima agashyira ubuntu. Niwe ukuri kuzimu wenyine agashyira ibuntu. Niwe utanga ubuzima aho budahari, niwe utanga ubuzima. Niyo mpamvu yatubwiye hano muri 6 ngo umuntu utaguma muri jye, umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayiteranya bakayajugunya mu muriro agashya. Hari umuriro uzagutwika nurwana urugamba uri wenyine. Niba muri ubuzima wumva ko gutunga Yesu nta kintu bikumariye, kutamwizera, kuba wumva kutamwegamiraho, kutamwishingikirizaho, kutumva ko ari muri wowe nawe ukaba muri we, bizakugora. Ntabwo uzaba, yatubwiye ngo iba muri jye, ngo uba muri jye nkaba muri we, ngo umuntu niwe ubashishwa kwera imbuto nyinshi. Hari igihe bitazakundira kwera imbuto kubera ko urimo urarwana urugamba nkawe, urimo urarwana urugamba nkawe, ariko iyo uri kumwe na Kristo aragutsindishiriza. Ntabwo bari uri kurwana, ni Kristo muri wowe urwana. Ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, niko Yesu yakomeje atubwira ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibintu byose ufite, ibyifuzo ufite, ibibazo bikuremereye n'ingano zabyo n'uburemere bwabyo, ijambo ratubwiye ngo nituguma muri we amagambo yakaba muri twebwe, ngo dusabe icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Dusabe icyo dushaka cyose umwami w'abami azakiduha. Dusabe data, yaravuze ngo musabe data mu izina ryanjye byose muzabihabwa. Ntabwo ari buri muntu wese upfa kubihabwa rero, ni wa muntu uri muri Yesu neza nawe akamubamo. Ntabwo ari buri muntu, ntabwo ari n'importe qui usaba ikintu ashaka imbere y'Imana,
kuko ijambo ryatubwiye ngo uyu muntu wera imbuto nyinshi ni wa muntu uri muri Yesu nawe akamubamo, ni wa muntu aya magambo y'Imana ari muri we. Ko Yesu yavuze ngo nimuguma muri aya magambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose. Ntabwo ari kimwe, bibiri, bitatu, bitanu cyangwa 10. Yavuze ngo icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukabigishwa banjye. Icyo nicyo gihesha Imana icyubahiro, ngo yuko mwera imbuto nyinshi, ngo nuko mwera imbuto nyinshi mukabigishwa banjye. Icyo nicyo cyonyine cyubahisha Data, icyo nicyo kimwubahisha. Iyo twera imbuto nyinshi bigaragara ko turabigishwa ba Kristo, niwe utubashisha. Iyo turi muri we neza n'akaba muri twebwe tubasha kwera imbuto nyinshi, izina rye rigahabwa icyubahiro. Tubasha kwera imbuto tubasha kwera za mbuto zitubashisha. Rero ngo twere imbuto zikwiriye abihannye, ngo twere imbuto zikwiriye abihannye. Uyu muntu rero ijambo nkunda cyane ritubwira ngo umukiranutsi ngo azashisha, ngo kuko umukiranutsi ngo azashisha nk'umwerezi w'i Lebanoni, ngo ko bate mu bikari by'Uwiteka Imana yacu. We wakire Yesu ukera imbuto nyinshi, uri umukiranutsi, ngo mwebwe muzashisha nk'imikindo y'i Lebanoni, nk'imyerezi y'i Lebanoni, ngo mwate mu bikari by'Uwiteka. Ngo no musaza bwanyu muzagenda mugira amakakama menshi nk'itoto, muzagenda mugira itoto, mugira itoto. Muri Yesu rero hari ubuzima. Je ubwira ngo gumamo neza, guma muri Yesu neza, udacomokamo kubera ibibazo byanze ukaba umuretse ukazongera kugarukamo ari uko byoroshye. Ntabwo Yesu mukunda bimeze neza ngo mu gihe byanze uvuge ngo ntabwo umushidikanyeho. Ntabwo urukundo ukunda Yesu rushingiye ku byaguha, kubera ko n'abatazi n'abatamufite hanze hano abantu batamufite b'abapagani ibyo ushaka barabifite, ariko ibyo byose nta mumaro. Ko yaravuze ngo Yesu wabwo iby'isi byose akakwima ubugingo byawe bikumariye iki? Ibyo ntabwo biri ari byo mugisha, biriya tubona ibyo umuntu ahirimbana nabyo ntabwo ari byo mugisha. Ijambo ryaratubwiye ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni inyongera. Biriya nibyo niwo mugisha. Kuba ufite Imana ufite n'ibyo byose niwo mugisha. Kuko yaravuze ngo mwe mwankurikiye mukareka byose, ngo muzakurirwa inshuro 100 mukiri mu isi. Hari inshuro tuzakubirwa twe twahaye Yesu ubuzima bwacu, hari inshuro azadukubira inshuro 100, ngo azakuba inshuro 100, ngo nikigeretse mufite ubugingo buhoraho. Rero umugisha ukomeye no gutunga Yesu ukamugumamo neza, kandi n'ibyo byose by'igiciro byinshi arabiguha. Haleluya! Ibyo by'igiciro cyinshi arabiguha. Reka dusome muri Yohana 11:40. 11 Yohana 11:40 haratubwira ngo 11:40. Ahanga ndakubwira ngo niki kizagufasha kuguma muri Yesu neza. Anje kubwira ngo niki cyagufasha kuguma muri Yesu neza. Niki kizagufasha uri muri ubuzima kumugumamo neza. Ikintu kizagufasha cya mbere, ikintu kizagufasha kuguma muri Yesu neza nuko umwizera. Igihe uri muri situation ubwo utabusobanukiye ibyo uri muracamo, kuba udasobanukiye ibyo uri muracamo ntago bikwiyeho, ntago bigomba kuguha uburenganzira bwo kumutakariza icyizere. Kumwizera ukamwizera nicyo kintu kizagufasha kuguma muri we neza. Ukavuga ngo nubwo ibyo ndi gucamo ntabisobanukiye, nubwo nge ntazi nta busobanuro bwabyo buhagije mfite, ariko ireba iherezo mwitangira, igira ikirema ikagikomeza, ifite ubasha bwose mu biganza byayo. Yo ngomba kwigira icyizere ko ibyo ncamo irabizi, ko iravuga ngo nta kigeregezo kitazabageraho, nta kintu na kimwe kizatugeraho, n'ikintu na kimwe Imana itakizi. Ikintu cyose waba urimo uracamo ugomba kugirira Imana icyizere. Izere Yesu nubwo waba utandastanding ibintu urimo uracamo, menya yo kwibizi. Ijambo ryarambwiye ngo, ijambo ratubwira ngo nkuko mutazi uko umwana akura mu nda ya nyina, niko mutazi, nkuko mutazi uko umwana amagufa y'umwana ngo akura mu nda ya nyina, ngo niko mutazi inzira zanjye. Uko utabizi ibyo bintu byose, nkuko mutazi uko umuyaga w'iburyo n'ibumoso, uko mutazi umuyaga inzira z'umuyaga, niko mutazi inzira zanjye. Ibyo nibwira si byo mwibwira. We mugira ikizere ko kizabafasha kumugumamo neza. Uvuge ngo ibyo ncamo uzi kuri muri we neza, amagambo yakaba muri wowe. Niba urimo neza amagambo ya Yesu akaba muri wowe, mugirira icyizere, mwizere. Aha muri Yohana 11:40
aratubwira ngo Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urubona ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare ngo sinakubwiye ko niwizera uribona ubwiza bw'Imana. Ahangaha Marita uyu muryango wakundanaga na Yesu, Mariya, Marita na Lazaro bari inshuti za Yesu. Hari igihe uri inshuti ya Yesu ukabanga ibintu ntabwo byambaho, kuvanga urukundo dukundana na Yesu ntabwo ibintu yabyemera, kuvuga ngo no ntabwo yabyemera, ibi ni byawe. Ariko mu kwizera Yesu niho harimo intsinzi. Marita rero yaravuze ngo kuki Yesu yubahanga ntabwo inshuti yawe yari gupfa, ntabwo Lazaro yari gupfa. Yumvaga kubasha Yesu afite, yumvaga kuntu Yesu ari umuntu wambaye yo ahaba Lazaro atari gupfa. Ariko Yesu yarabiretse. Yesu ajya bireka byose bikakugeraho. Yesu ajya areka ibyo urimo bikanuka. Yesu ajya ajya byemera kubibamo, ariko ntabwo bari kure yawe. Marita yumvaga ko Yesu yabaretse. N'igihe bamuhamagara ababwiye ngo ntabwo arasinziriye. Bumvaga Yesu aramubwira ngo uyu munsi niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Yaramubwiye ngo ndabizi yuko ngo abantu bazazuka, umunsi w'umuzuko ndawuzi kuko bizabaho. Ni nk'uko Imana ishobora kubwira ngo nzakubwira neza, bivuga ngo ibyo ndabizi uzabikora, ariko nyine ukumva wizeye Imana ko bizakorwa, ariko ukumva nanone ibyo urimo, cyangwa se n'amasezerano y'Imana ukashidikanyaho. Nawe yavuze ati ndabizi yego umuzuko urahari. Yesu aramubwira we ntabwo ari ibyo bya kera. Arabwira ngo wowe niwizera uyu munsi urabona ubwiza bw'Imana. Rero ubwiza bw'Imana tubona kenshi mu buzima bwa buri munsi. Ubuzima bwa buri munsi tubonamo ubwiza bw'Imana bivanye nuko twe bikuyeho. Ubwiza bw'Imana burahari, amashimwe ya buri munsi arahari. Twebwe tudafite, tutubakiye ku byo twibwira n'ibyo dushaka ko Imana ikora ako kanya, tudashingiye ku marari yacu n'ibyo twifuza n'ibyo dushaka. Ubwiza bw'Imana umunsi kundi turabubona. Amashimwe, hari neza y'Imana, hari uburinzi, ibishaka kutwasamira Imana igikuraho ibitwica ikadusigira ibitwigisha. Ibyo bishaka kutwasamira ni byinshi cyane. Ibintu biba bishaka kutwasamira Imana igafunga iminwa y'intare ni byinshi. Rero ibyisigaza biba ari ibisiga ibyidusigira. Marita naravuga ati ndabizi ko ku muzuko, ndabizi ko abazazuka, yego bazazuka, nanjye ndakwizeye. Yesu aramubwira ngo n'uyu munsi. Aramubwira ngo uyu munsi niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Yesu aravuga ngo bakure igitare, koko Yesu aramuzura. Marita basprene biramurenga, ntabwo yumva ko bishoboka. Umuntu umaze iminsi ine wapfuye, umuntu umaze iminsi nabasha kuva mu gituro akaba muzima. Nje kubwira ngo ibyawe nubwo wabona ko byarengeranye nta garuriro, nubwo byaraboze ukabona ko nta garuriro, nta buzima, ikigeragezo cyaranutse, cyaraguteje, abantu baragufasheho ijambo, barakuvuze, abantu barakushyize, baragukarashije, barashyize akadomo, ariko abo ni abantu kandi akadomo gashyirwaho n'Imana. Abantu ni virgule ko akadomo n'Imana igashyiraho. Rero niwizera Imana nawe urabona ubwiza bw'Imana. Nje kubwira ngo ugume muri Yesu neza. Amashimwe muri Yesu arahari menshi cyane. Aha muri ya Yohana nanone 14 umurongo wa mbere haratubwira ngo 14 umurongo wa mbere, Yesu umutwe w'ijambo aravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Uyu Yesu twizeye, uyu Yesu twakiriye ntabwo ari igipindi, n'ubuzima. Yesu n'ubuzima. Yesu yaravuze 14 rimwe yaravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu. Nje kubwira wihagarike umutima, wa mubyeyi wihagarike umutima. Yesu afite igisubizo kibazo uri gucamo. Ibyo utabona inzira Yesu afite igisubizo. Wa mupapa ubona byanze hari blockage imbere yawe, urumva ufite kumwizera. Nge nababwiye ngo ikintu cya mbere navuze ngo niki cyagufasha kumugwamo neza no kumwizera. Nutakaza kumwizera, ijambo ryarambwiye ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma ngo ntabwo umutima wanjye uzamwishimira. Bivuga ngo iyo utakaje kwizera ntabwo umutima w'Imana wikwishimira. Iravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera gusa, ibyo bizakubeshaho muri ubuzima. Udafite kwizera uburangiye. Ni mpamvu Yesu yavuze ngo nimuba muri amagambo yanjye akaba muri mwebwe ngo muzera imbuto nyinshi. Iyo watakaje kwizera ntabwo uba ukibashije kwera imbuto, ntabwo wazera, ntabwo bigukundira. Rero kumwizera nibyo bintu bya mbere by'ingenzi bizagufasha kumugwamo neza. Yavuze ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Ntimuhagarike imitima, babyeyi beza ntimuhagarike imitima, abajene ntimuhagarike imitima. Uribaza ngo uzakora ubukwe gute? Ntuhagarike umutima, wizere Imana
wizera Imana Yesu uzabona gukora kw'Imana. Uribaza ngo nzashaka ryari? Ibyo biroroshye cyane. Ijambo ryatubwira ngo buri kintu gifite ikigore cyane. We ntuhagarike umutima, wizera Imana Yesu. Ntuhagarike umutima. Uribaza ngo nzabona akazi ryari? Ijambo rambwira ngo uzabona ifeza n'ibyo. Uribaza ngo nakura igisho, uribaza ngo byagenda gute? Ba muri Yesu neza, ibyo ushaka byose biri muri we. Ijambo riratubwira ngo data yafashe imigisha yose yo mu mwana yo mu mwuka, yafashe imigisha yose ngo irangije yishyira muri Kristo, irangije iramuduha. Imana ikomeye wahawe ni agakiza, ibindi byose ni accessoire. Impano ikomeye nje kubwira ngo ubaka ubushuti bwawe na Yesu, gira relationship ihagije na Kristo, ba muri we na muri wowe. Soma ijambo rye umunsi kundi, ubaka partner, ubaka ubushuti, ba muri Yesu neza nawe muri wowe azagutsindishiriza. We nurwana nawe ntuzabibasha, ariko nurwana na Kristo uzabibasha. Yaravuze ngo mwizere Imana ngo nanjye munyizere. Niko Yesu yavuze ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi, yaza kuba adahari mba mbibabwiye. Mwizere Imana nanjye munyizere, ngo kwa data hari byose, izabona ifeza n'ibye. Je batubwira ngo yarambuye ikiganza ngo hazi ibyaremwe byose, iby'igiciro ukeneye, iby'igiciro ushaka data arabifite. Hari ijambo rivuga ngo kubaha Uwiteka gusa ngo bizana ubukire, ngo ingororano y'abantu baha Uwiteka ni ubukire, ngo n'icyubahiro n'ubugingo. Hari icyubahiro, hari ubukire, hari uburame, hari ubuzima. Muri Yesu hari ubuzima, hari ubuzima muri Yesu, hari ubuzima bwinshi bw'igiciro cyinshi, hari ubuzima muri Yesu, hari ukubaho, hari ubuzima buri hanze. Iyo uri muri Yesu urabwakira. Ntabwo ari igipindi babwira abantu, cyangwa se ari ibintu twamenyereye, ntabwo ari rutine, ntabwo ari amasiroga y'abarokore. Tuvuga ineza y'Imana, twabonye Imana iturinda, twabonye Imana ikora ibirenze ibyo twibwira, Imana itarura umuntu makuba. Hamwe ubona nta nzira ukabona ishyizeho inzira, hamwe ucika intege akagusubizamo imbaraga. Ijambo rivuga ngo njye mbashisha abatishoboye n'abacitse intege nkabongeramo imbaraga. Rero nje kubwira ngo wisunge amaboko akomeye y'Imana, kandi ukomeze ugwize urukundo rwa Kristo. Kristo abiteho. Utarakira Yesu nakubwira ngo waduhamagara tukagufasha kwakira umwami Yesu, ukamwakira. Niba utaramwakira uyu mwami, ndagushishikariza kumwakira ko ni mwiza. Uzumva uburyohe bwo kumutunze, uzumva hari difference yo kuba wari uri utamufite, uzumva bitandukanye no kuba ubuzima wari urimo nubwo urimo. Nubwo ubuzima wari urimo utamufite n'ubuzima bwo kumwakira harimo itandukaniro, kwa ko ubuzima bwawe buhaye assurance ya nyayo, ubuzima bwawe bushyize muri assurance ya nyayo. Rero nje kubwira ngo assurance ikomeye niyo ngiyo, reka ube asire mu maraso ya Yesu. Mwimana w'umugisha kandi abito muri byose. Abarwaye intambara z'uburyo bwose turabakunda, Mwimana biteho. Shalom. Asifiwe Yesu. Hola, seketa.